Hi guys, ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose, turabakunda cyane. Umunsi rero twongere tugaruke ku kiganiro cyacu tujya tuganira nkuko mubizi turi kwiga umuziki. None uyu munsi tuzaniye ibintu by'agashya ku buryo ki wahita utsinda ihiganwa mu gihe watumiwe kwinjira mu ihiganwa ryo kuririmba. Ese ni iki wakora kugira ngo ubashe gutsinda ihiganwa mu gihe uri mu competition yo kuririmba? Ihiganwa ugatsinda bose ukabakuramo, bose ukabakuramo. Icyambere, irinda ubwoba. Niba uzi ko uri imbere y'abantu mu gihe ugiye guperforminga, garagaza kuri cap mu bintu byose ukora, ugaragaze ko ibintu ukora ubisobanukiwe. Ikindi cya kabiri kandi, mu gihe uzi ko ugiye kuririmba, ugiye guperforminga, first of all ubanza uramutse abantu ugiye kuririmbira imbere, ubanza ubereke ko partnership mufitanye, umubano, wasuhuze. Ni byiza burya cyane. Ikindi kandi, wamaze kumva topic y'indirimbo ugiye kuririmba, byaba byiza kuba wamenye topic y'indirimbo ugiye kuririmba, insanganyamatsiko kuba waba uyizi neza y'indirimbo ugiye kuririmba. Ikindi kandi, menya imiririmbire y'ijwi, ijwi ryawe uritwara gute. Bya bindi rero nababwiye ngo menya kuririmbira hasi no hejuru, nabyo birazamo. Ikindi kandi, menya uko wafata mikrofone rero mu kuyifata. Nababwiye ko mu kuyifata ntabwo wayifata gutya. Mikrofone mu kuyifata bayifata gutya, byanaba byiza ndetse ugashyiraho ukuboko gutya, cyangwa ugashyiraho n'amaboko abiri. Ibi ngibi birinda kuba umuyaga wagenda ku mpande, ariko wasizeho ukuboko, umuyaga winda uba wawurinze kujya ku mpande, tujya directly concentre na mikrofone. Icyo nacyo bagikontaho. Ikindi kintu bakontaho nacyo, bareba imyambarire. Ese uyu mutipe yambaye gute? Agiye kuririmba ariko se yambaye gute? Icyo nacyo bakirebaho. Imyambarire y'uko wambaye babirebaho, nuko uje umeze, inyogosho yawe ufite, byose babirebaho. Ngo rero menya uko wakitwara mu gihe ugiye kuririmba, menya uko wakambara mu gihe ugiye kuririmba. Ibyo nabyo urabigomba, kandi urabigomba kumenya uko wakambara. Niba se ushobora no kwifashisha n'abantu bakakwereka uko wakambara, bakakwambika, byaba byiza cyane kurushaho. Kumenya uko wakambara rero mu gihe ugiye guperforminga. Ikindi kandi, ikinyabupfura nacyo kirakonta. Ikinyabupfura kirakonta, nacyo ni cyiza cyane. Menya uko watwara ijwi mu gihe urimo uraririmba. Gira emotion. Icyo nacyo bakira. Apana kuririmba ngo na irimba ku buryo ugira emotion nazo bazirebaho cyane. Ese emotion afite, imbaraga afite yakoresheje mu kuririmba bimeze gute? Ntabwo uri umuntu uririmba gutyo ukabura aho gutyo gusa. Ririmba ukoresha emotion cyane nyinshi, imbaraga nyinshi cyane. Imbaraga zawe ukoreshe mu mihogo, ukoreshe mu gituza, mu nda. Nababwiye kuntu mu nda, umuntu waha imbaraga cyane, no mu mihogo ugakoresha no mu mihogo. Icyo kiri mu kintu rero gishoboye gutuma utsinda ihiganwa mu gihe watumiye. No guhogoza burya rero nkakora kwa Bruce Melody, nabyo kabisa byemeza abantu mu gihe wagiye kuririmba. Yo uhogoje kabisa baravuga ati umuntu ibyo akora arabisobanukiwe. Burya guhogoza ni byiza. Ibyo nabyo rero birakonta. Ni mu bimenye guhogoza, nabyo byaba byiza cyane. Incuranga bagiye kugucurangira bimeze gute? Incuranga bagiye kugucurangira basobanukiwe isirima, nabyo byaba byiza cyane. Menya kuririmba mu majwi. Murabizi kuririmba do re mi fa sol la si di. Ibyo nabyo ugomba kubikurikiza. Nabyo biri mu bintu byatuma utsinda ihiganwa, gukurikiza do re mi fa sol la si di. Kuririmbira hasi, kuzamuka cyane hejuru, ibyo nabyo ugomba kubimenya kandi ukabikurikiza. Nabyo byaba byiza cyane ugiye mu ihiganwa. Ikindi kandi, niba ugiye mu ihiganwa, menya kurya bya bindi nababwiye, menya kurya bya bindi nababwiye.
ibyo nabyo birakenerwa rero kuko iyo wariye bya bindi iyo wafashe bya bindi nakubwiye nabyo biragufasha cyane nk'amagi umuneke ibyo ngibyo biragufasha cyane mu gihe wagiye kuririmba. Turabashimiye cyane turabakunda cyane mukore subscribe niba mwarishimiye ibiganiro byacu turabakunda cyane yitwa Karibu Ntizaduhana. Iki ni ikiganiro umuziki cyo kwigisha umuziki Impano Yanjye TV 2022 turabakunda cyane Yesu naduhaye umugisha.